Ndi papa Sava. Ese mama Sava wabuze ibyuma? N'ubu ugenda winyozora. Genda utonora iyo ubona. Ariko nawe wazanye ibintu binini ndagenda ngengera udutoya. Zanye ibintu binini nk'ubwo uvuze iki? Wiriwe pasite. Wiriwe papa Sava. Ego. Ndabona ukari ariko rikorera wa mugabo. Wabonye ko handi mwavugaga ngo ni kukara nta cyaha. Harya basubiza ngo. Murakoze. Yego. Muzanira agatebe. Oya reka nki. Hano ni mu rugo. Hano uyu nawe arimo kuvuga ngo nakuye ngo binini. Neza nari gukura. Neza ari kujya n'iminini. Mfite kandi umurimo isuka yaragusekeye. Akose aya mashyiga yose egoko. Ibera nawe n'ukuri. None rero uzi ukuntu nshaka kubigenza se. Ndashaka kugerageza ibintu bibiri. Urumva nta kiniko mfite, nta kimoteri cy'ikiniko mfite. Yego. Ubundi twebwe turagira keretse burangiye hirya. Noneho ndashaka guhubika kwa kundi bahubika. Yego. Urabizi? Ntabiyoberwa. Ahubwo se ko ndeba n'ubundi nta gitaro ufite ariko ndabona ari mike ntacyo uzajya uyigaragura. Uri urashyira kuri cya kidasesa. Ubwo wayitonoye gutyo ubwo udashaka kwinika. Izuba riyikubite. Niriyikubita wongera uhindura urundi ruhande. Ndabanza. Urayitonora. Kandi buriya no gutonora mpereza mama Sava. Ntiza ko kuma. Buriya niyo babishaka si ngombwa gukuraho icyo gihe uko cyakabaye. Banagira batya. Oya, oya. Wowe urashaka ko ibivaho byose. Bivaho byose. Oya iyo ari ugubika si na ngombwa kuvanaho igihe uko cyakabaye. Ubasha kugira uzo ngo waba ufite hegitari na hegitari ukagenda ukuraho igihu uwo mwanya wazawubona. Dore bagira gutya nko guhumbya warangiza ugaterera hariya n'undi agaterera hariya gutyo noneho byarangiza ugashyira ku kidasesa cyangwa nubwo washyira ku kirago ibi by'imisambi noneho ukagaragura urumva nta mazi aba arimo kugira ngo idatiba rero hamwe hakazaba umukara ahandi hakazagira gute niyo mpamvu ngura kwa ubwo nuko ni nko kugura uhumbu. Oya gutiba iyo bayanitse uruhande rumwe izuba rigakubita uruhande rumwe urwo hasi n'uruhindura haba umukara utagenda haba umukara nk'aba bantu bisiga bya mukoro ugasanga igice kimwe n'ibyafashe. Oya ahubwo akibuka ko ari igikara uko yabyaye. Ariko akibuka yuko ari igikara uko yabyaye kugira ngo idatiba no kuvuga ngo ubu turayironga noneho tugende duhindukiza. Oya ahubwo rwose mwebwe ndabona mubikora gisirimu nibyo ndi kukubwira. Nyine ndahita nyironga kugira ngo ubugari butazabuza buriho iri vumbi ry'ibyo byose se ko ari isuku. Buriya abandi iyo babifite banabyanika mu murima bakagira gute niba yandi ujya kureba ugasanga yuzuye itaka ariko yarakawe ushaka ndetse abo nyine baba bashaka amafaranga ugasanga rimwe na rimwe ntacyo bitayeho ariko nk'uko uri kubikora ubugari buzaba buryoshye mba nkuroga. Ubu rero numara kuyanika kugenda kubwira gukagaragura amazi ashizemo ubwo bayishyira mu bikoma amakoma mabisi pana amashara mu makoma mabisi bakayafufura bakuyeho umugongo bakabirunda ahantu mu mfuruka. Noneho ya marira yayo amwe akurwamo n'amazi iyo binitse yakurwamo n'icyo gishyushye wakora ukabona ni ibintu by'ubujeni bigufataho. Yego ukabona razanye rwa ruhumbu iyo kizana uruhumbu bahita bayivanamo bakongera bakayishyira ku kazuba kuko utinze rwa ruhumbu wayivungagura yabifu yose uko yakabaye. None ubwo nzabara iminsi ngahe kugira ngo umenye ko uruhumbu rwaje? Ni iminsi 3 ubushyuhe buba burimo bwonyine. Yewe wagira ngo abari mu rwino ko ntiwumva de wagira ngo abari mu rwino umuntu noneho agasekura iyo akayanika noneho akayanika ubundi agasekura
ariko niyo mpamvu ubwo bugari ntabwo baba bumeze nk'ubwacu. buriya rero no kubusoma twese tuba twarakuriye mu miryango abana bakiga guteka atari uru ntabwo narugira. ese manu ntabwo turarangura reka mutuma kandi oya muraba mujyayo nose ko mwazindukiye mu mirimo. Manudi mbe Manu arihera Manudi kakarabe bose enda hano kuguhamagara no kugira banguka kuyihekenye imyumbati iryoshye ite kujya nduyekenye yakwica ni rutamisi irica urumva uriya butaka bwo haruguru ngo buranica cyane ubwo baguhimye niko wazaniye umukiriya icyo kunywa harya ufata gake naba mpaye agafanta da ubwo nanjye nzanire nk'akare wowe ra nanjye nampa agafanta none se rwose nyine bari baguhamagaye kuri telefone yawe nyine nyiri guhanagura cya kintu cyo kwanikaho imyumbati ubwo arambaje ndamubwiye nyine ngo uri gutorera imyumbati ariko ambaje amoko y'imyumbati navuga ni sinyazi ninde so imyumbati sarakubazima ariko abantu bose bagiye basigaye baha umuntu akazi nk'abamuhemba arakubaza arambaza amoko y'imyumbati se umubwire uti hari za gitaminsi hari bwende bupfe umubwire hatuye hari imicyacyari umubwire iyo itatu ntihagije gitaminsi ni umukiriya se imicyacyari ni umukiriya nyine urashaka kurangura umurima wose ngo niba wawumuha ariko yewe umubwire wayumvise bwende bupfe imicyacyari imitaminsi bwende bupfe ko nanjye ntayizi y'umweru gutya wavuze zana agafanta unzanire yewe bya bintu nzanire akapeti mitsingi uzana kamwe ariko ntayibazura uko niboneye niko bwende bupfe ntabwo uyizi bwende bupfe ntayo bwende bupfe ni imyumbati yera nyine ukabona ni imyeru igishishwa n'imyeru cy'inyuma ntabwo uyizi irahari niyo bita ngo ni amaduda burya abantu banza bayita amazina iyo bwende bupfe rero yadutse iribwa ngo iryoshye yego ubwo uzi ko umugeni rero wowe urabizi iby'abageni baba bagiye kumushyingira bayitetse batetse n'inderabageni impombo ndazizi kugira ngo bataza gusunikana bakarekura kuka ngo icyo gihe ntabwo wabyaraga ntabyo uzi se abageni nyine babaha agatoki cyangwa uturayi n'udushaza aho mu majyepfo rero bo bakarya izo mpombo ngo iyo basunika kugasohora kuka ni ngo kubyara ngo byaga birangiye reka rero bazabe bayitetse umugeni nawe ngo bamuzanire izo mpombo arimo kurya aboneho bari kurya imyumbati nawe abacakiye umwumbati nyirasenge turi mu biki wa mukobwa we ndatuye umwumbati nibwo ucyaduka ndawurya nibushaka bupfe nibwende bupfe ni ubukwe bavuga ni ubukwe bavugaga nyirasenge yamubwira ati wa mukobwa we urihata imyumbati ubwo ngubwo nibagira ugasuragura imyumbati iraryoshye nibwo icyaduka ndayirya nibushaka bupfe niho bayitiye rero ngo bwende bupfe yararyohaga cyane sinzi niba intuza ikibaho ariko abantu baba bafite ibintu byabo ubwo ukibaza gusura no gusama iyo abantu bari kumwe bahimba burya byinshi bagahaniriraho ariko rero wenda icyo baba bagavuga ni ukuvuga bati se wowe ugiye kubana n'umugabo inshuro ya mbere akenshi mutaziranye noneho nagira uburiri bwose buhinduke kazi kawe rwose ati kazi kawe nawe ngewe ibyo nakubwiraga rero uko twebwe tubigenza urayifata nk'uku nayinitse nyine ubu nagira ngo nyine itumagara tutararangiza kandi ntabwo yose nshaka kuyikora muri ubwo buryo bimwe nakubwiraga nshaka gutangira ibintu by'ubukerarugendo yego ndashaka kujya nerekana abantu n'imirire y'iwacu nk'uko bategura ibintu babona mu masoko ni ukuvuga ngo ubwo bugari wenda nko mu burengerazuba no mu burasirazuba babigenza bate ariko se iwacu hagati aha mu nduga mu bwanacyambwe ho byifashe bite nabyo nkajya mbibona ubu ntabwo ari yose iyindi iri ruguru ndongeramo indi noneho
bizagira ariko umwana we ntumyepfa iyo ariko rero iki ngiki burya waninikamo niba ari ubwo bushakashatsi dushaka gukora n'ubundi mbese ubundi njye hari aho nakura intuza hari aho mfite nakura oya ntabwo wakubaka oya ntabwo wakubaka igisima kubera umwana natumye we wenda umuntu mutajyanye se ntawe umenya uko byamugendekeye wenda ari hafi urumva rero iwacu ubwo urinika pe urinika noneho wamara kwinika rwose icyumbati nk'iki kigashya kigasaye nzagutumira noneho mwereke ukuntu twotsa icyo bita umuvundi umuvundi urabuze umuvundi ndabuzi ufata icyumbati nk'iki ngiki cyahiye neza cyacinnye neza ubwo ukagitonora cyabaye umuvundi ukagishakira imbabura nziza 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 ukagishyiraho ukacyotsa ntabwo ujya ubona abahungu bahariya hirya baba barya imyumbati yokeje ariko yari imiribwa bokeje uko yakabaye undi uba winnye murazi umuriro ukageramo imbere ko nzawukokereza mva ni nyirabugenge n'ubugenge bwawe yari munini cyane ubona utari bushye hari ukuntu twawuvunguraga ukawuvungura ukawushyira mu rukomo ugakubitamo agasenda kanoza kano ka kamurari niyo washakaga twe twakubitagamo n'akunyu gakeya uriya kamurari hari naho bayita nyiranyoni kuko ubwo nizo ziyitera n'ubundi nizo ziyitera urumva zirayirya noneho imbuto zitaho zibonye hose ubwo wahira iminota ingahe kugira ngo wari umuvundi wawushyize mu mbabura ubwo ari wowe wokeje wahira nk'iminsi 2 ahubwo uvuze bike mbese ko numva ntari kubaza yazategereza ko nkanjye nkokeje neza imbabura yanjye nayicanye neza ikara rimeze neza buriya wirinda kuwotsa nk'ubabura yego uwushyira mu munyotwe cyangwa kera tukibumba amategura cyangwa hariya bacana amatafari bacanye bwa mbere imyotsi yashizemo nk'umunsi wa kabiri noneho itanura ririmo gutera ibintu by'ibinyonga ubu urebera hakurya iriya ukabona riratera ibinyonga rirabagirana mu maso bitaho umwumba tukagenda ukakumira byembye n'amateke byembye ubundi umuntu yakwerekeza amaboko ku murimo ukagira ngo yariye ibuye hari abaje ndabibaha baturutse iyo ngiyo yego bagashaka kurya igitebo cyo hakira ntibirabavunira umuheto umaze bari kukirya bagahaguruka ariko niko bigenda ibintu biryoshye rimwe na rimwe ari n'ibishyashya burya impamvu bigwa abantu nabi baba babaye nk'intakabona ariko iraryo umuvundi umuntu wawuriye noneho umusiga mu rugo yego akajya yotsa n'iyo gusekura uzi ko ukunda ukawukumbura noneho urabona iyo wamaze kuyinika yego wayinitse yarangiye ibana noneho ugira utya ukagira uwukumbuye ugahita uwinika yego wumye nyine wumye neza wakawusekuye yego ukongera ugasubiza amerwe kubera amerwe ugira ngo ariko wowe nagushya neza urarumu ugasangamo hagati ni itafari utawutera ukajya wirira rero kakandi ugenda ushishura nk'imbeba ariko manode nawe yatinze rwose niko abayeyo ariko umuhungu wawe yajyaga anyaruka ubwo sinzi uko byagenze ubwo ntabuze umukobwa bakubitanye apfa iyo ngiye reka buriya akagera ku kagezo ze muri iyi minsi ntabwo uzi ibyo aherutse kunkorera namutumye kurangura urwo nabonye nararubonye abato n'ibyabo namutumye kurangura aragenda ariteretera aratereta ku kirari ryiriya aratereta yibagirwa yuko ndinda mvanga njya kwizanira ibintu ngiye asize abakiriya ahubwo ngiye kubona mbona arabungutse abungukanye iki mudakubitwa namucapye inshyize ebyiri ngo ari bukuroge se ngo kugira ngo utabona ko yatinze ngo namukubita ye mwihorere yahuye n'akaga nka babandi bavuga ngo ndarwana yazana inkoni bakayimwaka akaba ariwe bayikubita uzanye mudakubitwa barayigukubitanye ubwo wazongera no kuvuga yuko ikora koko yewe uwari wamubeshye yaramuhamije ubundi se muzongere kuntuma kwa biga nzenze rwose ako iki kiba kigira ibiki njyewe mbaye nyinjire arambwira ati
habari gani Manudi noneho ngo naye ndamubwira ni sawa Pumbafu ankubise urushyi ngo ndamututse sawa mereza ibyo gutuma none Pumbafu digidigi ntiyambwiye ngo ni umunsi mwiza none si byo Kuki? ngewe nayo amacupa muzanye kuyizana none se ngiye sawa Pumbafu hari ibyo ukora aho ngaho Digidigi ngo ngo Pumbafu ni ariko bagiye babaza indimi ahubwo amukubise nkeya umuntu aragusuhuza wowe ukamutuka ngo Pumbafu abari Manudi ngo Pumbafu ngo muzuri Pumba ahubwo uriya mugabo ibiraha rwose ntacyo ariko umuhungu wawe rwose ukuntu Manudi yitetesha inkoni zizamwica ahubwo ni ukujya mumusobanurira rwose ibyo utazi wowe uwo nawe yaramubeshye yaramuhamije nyine buriya azabicikaho akubiswe nka kabiri cyangwa wenda ntazabyongera ariko ntabwo ndigeze ngorojita oya yaranashaje ariko amacupa y'ubu yose ayafata cyane izi ntoya umva kuyafungura ni ukwitonda amaze gusaza nuko ari njye ubukoze amakosa nyine urirenganya nkafunguza irindi urirenganya rwose bwa mbere se riba rifunguye irindi bikagenda neza yewe waba we aho se wa muntu we kakuryohera urakoze ubundi dore mwarimu yijyanye da mwarimu yijyanye se pasite aya mazina sa yawe ariko nk'iki kigoryi ubu ugiye gupfunyikisha mu bintu abantu birwa batoba ibintu ntibabicira batabica ibintu byanditseho ntawe ubipfunyikamo ubu kandi wasanga umutumye n'amandazi cyangwa isukari ibintu batanaronga nabyo yabizanamo mu makaritsiye benshi ariko ibyo bintu birakoreshwa ariko buriya sinagira ngo wenda bashyiramo nk'ibishyimbo cyangwa ikintu ibishyimbo reka dutaruke pasite ko ntasohotse ku bagomba gukora ikizamini sinsohoke kuri lisiti y'abatagikora nkajya nkubaza ukajya ugumya umbwira ngo tubirimo iyi dosiye ivuye kwa piga nzenze muturanye ari wowe wayijyanye ngo ugiye kunyakira akazi bimeze bite nta kanushize ni dosiye yawe none se uyu ninde koko oya ibi si ibyanjye byose koko si ibyanjye mama sava bisa ahubwo pasite rero iki se ndaguha dosiye umwe uti ngiye kugushakira akazi bagasohora lisite y'abakora ikizamini sindiho n'abatatemerewe kugikora sindiho warangiza ngo vuba kumbi dosiye iri hafi y'iwawe kwa ubu se piga nzenze yayibonye ate oya pasite oya wirirwa wirirwe rubanda mba mbabonye wirirwe ncitse urutirigongo se cyangwa amaguru ajemo amakare kutihuta dosiye yanjye yarajugunye noneho muri botike koko nyine yarabirundanyije arabigurisha